Inshuti bavandimwe bakundwa muri Yesu Kristo, reka nongere mbasuhuze mbifuriza umugisha wo muri mwese, nongera kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ubusobanuro bw'inzozi. Nkuko mubimenyereye rero, uyu mwanya tuganira ku nzozi, tukarebera hamwe n'ubusobanuro bwazo. Muri uyu mwanya rero tukaba twateguye kuganira ku nzozi zivuga kugendera muri esanseri. Ushobora kuba warigeze wenda urota uri muri esanseri, ukabona esanseri irimo irazamuka se, ukabona esanseri irimo iramanuka, ukabona esanseri yahagaze se, ukabona esanseri yakoza nk'impanuka se uyirimo. Ni byinshi bitandukanye umuntu agenda abona, ariko reka tubirebere hamwe byose, turebe icyo Imana yashaka kuvugana nawe cyangwa se yashaka kuvugana nawe muri cya gihe wabonaga izo nzozi. Muri rusange esanseri ni iki? Esanseri iri mu rwego rumwe wenda n'imodoka, n'igare, indege, moto, kuko igaragaza urugendo. Rero muri rusange esanseri igaragaza urugendo rw'ubuzima. Niba warose uri muri esanseri cyangwa wararose uri muri esanseri, byagaragazaga urugendo rw'ubuzima cyangwa se bikagaragaza impinduka. Rimwe na rimwe bikaba byagaragaza kuzamurwa niba wararose izamuka, cyangwa se bikagaragaza kumanuka niba wararose imanuka. Reka tubirebere hamwe. Reka dutangire wenda tureba niba wararose ubona esanseri izamuka. Rero muri uko kuzamuka kwa esanseri, aha biba bigaragaza ko hari ukuzamuka ku buzima, hari intera cyangwa se intambwe y'ubuzima urimo utera. Rero aha bishobora kuba ari ikimenyetso kivuga yuko hari urwego rushya urimo ugeraho cyangwa se wifuza kugeraho. Urwo rwego rushobora kuba mu kazi, rushobora kuba muri bizinesi ukora, bishobora kuba no mu bindi, wenda uri umunyeshuri ukaba uzamuka. Ni urwego rushya mu muryango se n'ahandi, mu masomo, ndetse bishobora no kuba n'urwego rushya mu buzima bw'umwuka. Aha rero mu buryo bw'umwuka, niba wararose uzamuka ukabona esanseri irimo irazamuka, bifate nk'aho Imana irimo iguteza intambwe nshya. Hari intambwe nshya y'ubuzima urimo utera. Iyo urose nanone esanseri yo imanuka, ushobora kuba warisanze muri ibyo bihe, ukabona urimo uramanuka, esanseri irimo iramanuka. Niyo mpamvu kenshi hari abantu benshi bakunda kunyandikira, cyangwa rimwe na rimwe bakampamagara ambwira ati narose inzozi ndi muri esanseri. Ariko nakunze kubabwira detaye nizo zifasha. Kuvuga ngo nari muri esanseri gusa ntabwo buriya ushobora guhita ubona ubusobanuro nyabwo bwuzuye. Esanseri yari imeze iti, yagendaga, yari ihagaze, yamanukaga, yazamukaga. Izo detaye zose ziba zikeneye, kuko buri detaye mu nzozi iba ifite ikivuze. Rero iyo esanseri hano imanuka, nabyo bifite icyo bivuga. Aha biba bivuga yuko hari ibintu birimo kugenda nabi mu buzima bwawe. Ushobora kuba bigaragaza kuri mu ntege nke se, bishobora kuba bigaragaza kurimo usubira inyuma nyine mu mibereho, mu buzima, mu kazi, mu bucuruzi no mu bindi. Hari ugutakaza icyizere. Ariko nanone aha ntabwo bikwiye guhita bigutera ubwoba
ngo wumve yuko ibintu byacitse. Hari igihe Imana iba irimo kuburira, irimo kubwira ngo ukwiye kwitonda, ukwiye gufata umwanya, ukwiye kugira ibintu witaho, uko nutabyitaho ushobora kwisanga wasubiye inyuma, wamanutse, ubucuruzi bwawe bwamanutse, akazi kawe kasubiye inyuma, umuhamagaro wawe wasubiye inyuma, wagiye mu ntege nke. Ni uburyo Imana iba irimo ikuburira. Aha rero ukwiye kuba wibaza, ukagira umwanya wo kwibaza, ukibaza ngo ni ibiki bishobora kuba birimo bimbaho muri uyu mwanya, ugasuzuma ubwo butumwa. Ukibaza uti se hari ikintu gishobora kuba kiriho gishobora kuba cyatuma cyanteye kuba nagabanya amasengesho, wenda nkaba ndimo nsubira inyuma mu buryo bwo mu mwuka. Ukongera ukibaza, ese hari imyitwarire idahwitse ndimo muri iki gihe cya none? Ese hari umwanzuro wenda ashobora kuba narafashe ntabashe kugisha inama Imana? Ukibaza nk'ibyo bibazo. Niba ubona uri muri esanseri bimanuka, ukwiye kwibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Reka nanone turebe icya gatatu, kubona esanseri yahagaze, ukaba urimo ariko wageramo hagati, cyangwa se ukabona urarose nyine ukumva ni nka esanseri yahagaze itakigenda, yakwamye. Aha rero naho biragaragaza yuko hari ahantu mu buzima bwawe nyine bwakwamiye, hari ahantu bwahagaze, hari bitakigenda mu buzima bwawe. Hashobora kuba wumva yuko wenda urimo usenga ariko ukaba utabona igisubizo, ukaba wumva yuko Imana itagusubiza. Ukibaza uti byagenze biti? Mu masengesho yanjye ndasenga ariko nta gisubizo mbona. Mu buryo bwo mu mwuka nyine ukabona hari ibintu byakwamye mu mibereho, ukabona ubuzima wumva hari ahantu bwahagaze, hari ibintu bitakigenda muri wowe, nta gisubizo ubona. Ushobora kuba ufite intego z'ubuzima ariko ukabona nta ntambwe urimo utera, hari ibintu byahagaze mu buzima. Nibirerekana ko hari ibintu byahagaze mu buzima bwawe bitakigenda. Ariko nanone icyo nakubwira hano ni uko Imana hari ibyo irimo iguhishurira, ibyo ikwereka kugira ngo ugire icyo ukora. Aha rero ntabwo bikwiye kugutera ubwoba, ahubwo bikwiye kuguhana wa mukoro wo kwibaza, ni iki nakora? Ijambo ry'Imana tubona muri Yesaya 40 n'umurongo wa 31 haravuga ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Ni igihe rero cyo gutegereza Imana, cyo kongera kwegera Imana kugira ngo yongere ikuzamure, gukura ahantu wari warahagamye, utangire wongere ugende uzamuke. Reka turebe nanone kurota uri muri esanseri. Muri esanseri, iyo mvuga esanseri wenda arabatabasha kuyumva, wenda mu cyongereza bayita lift cyangwa se elevator, ahubwo kugira ngo n'abandi babashe kubisobanukirwa. Rero icyo gihe ushobora kuba uri muri elevator cyangwa se esanseri ariko kumva ufite ubwoba. Ibyo byo bishobora kuba bisobanuye iki? Ko ufite ubwoba ni bigaragaza yuko hari impungenge ziri mu buzima bwawe utazi, hari impinduka ziri hafi kubaho mu buzima bwawe, ariko ukaba ufite impungenge muri wowe. Hari igihe rero umuntu aba ashaka gutera intambwe, ukaba hari intambwe nshya mu buzima ushaka kugeraho, ariko muri wowe ukagira gutinya, gutinya kumva yuko uzatsindwa, akavuga ngo ninkora ibi bintu nimbigerageza nshobora gutsindwa. Ubwo n'ubwoba bw'ubuzima. Aha rero mu buryo bwo mu mwuka hari ikintu ukwiye gutekereza, ugatekereza ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa 2 igice cya 1 n'umurongo wa 7 aravuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba. Ntabwo Imana yigeze iduha umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga, w'urukundo no kwirinda.
rero haguruka, va mu bwoba, usenga Imana, kuko Imana iki gihe irimo irakuburira yuko wagize ubwoba. Hari intambwe wagombaga gutera, hari ahantu wagombaga kugera, ariko muri wowe uracyafite ubwoba. Senga wiyambure umwuka w'ubwoba kugira ngo ubashe gutera iyo ntambwe nshya yindi ugomba gutera. Reka turebe nanone icya gatanu, kurota iyi esanseri cyangwa eleveta cyangwa lift izamuka yihuta cyane. Iyo ubona yihuta ni nko kugaragaza ko hari ibintu mu buzima bwawe birimo bigenda ku muvuduko wihuse. Ariko nanone hari icyo ugomba gutekereza. Niyo mpamvu mbabwira ngo ugomba kumenya detaye zose. Ese icyo ugomba gutekereza no kureba, ese muri uwo muvuduko, nubwo iyi esanseri cyangwa eleveta cyangwa lift yazamukaga n'uwo muvuduko, muri icyo gihe wari ufite ubwoba cyangwa se wumvaga ufite amahoro? Rero niba wari ufite ubwoba ukabona yihuta, hari ibintu wumva mu buzima bwawe birimo kukurenga utabasha gushyikira, birimo biragenda byihuta ariko ntibasha kubishyikira. Ariko niba wari ufite amahoro, biragaragaza yuko hari urwego Imana irimo gushyiramo byihuse. Ariko ahangaha nanone ugomba kumenya udahita ufata icyemezo mu buryo bwihuse kubera wenda wumvishe izi nzozi. Ugomba kubanza kongera kwegera Imana kugira ngo iguhe icyerekezo nyacyo, ikwereke uburyo nubwo ibintu byihuta Imana ishaka uburyo ubigendamo neza. Icya gatandatu, kurota uri muri lift cyangwa esanseri ariko uri kumwe n'abantu benshi. Aha nibyo ndimo mvuga kandi nkunze kuvuga za detaye. Muri esanseri warimo ariko uri kumwe n'abantu benshi. Aha rero twagereranya aba bantu nk'abantu mufitanye urugendo, kuko esanseri ni mu rugendo nyine, nk'abantu mufitanye urugendo rw'ubuzima. Ashobora kuba ari umuryango wawe, ashobora kuba ari inshuti zawe se, ashobora kuba ari abo mukorana se, ashobora kuba ari n'abandi bantu wenda mushobora kuba mufatanyije imishinga. Aha rero birakwibutsa ko ibyo ukora wowe ubwawe bishobora kugira ingaruka ku bandi. Bishobora kugira ingaruka nziza, bishobora no kugira ingaruka mbi, bitewe n'uko iyi eleveta mwarimu yagendaga. Iba mwari benshi igenda yihuta, iba ari mwari benshi imanuka, mwari benshi. Rero aha biba byiza gusenga Imana kugira ngo Imana ikwereke abo mugendana nabo ugomba kwitondera. Yesu nashimwe cyane. Reka nsoreze kuri iki nanone. Ubutumwa navuga bwo mu mwuka buri muri izi nzozi zo kurota uri muri esanseri cyangwa lift, nk'uko twabibonye muri rusange, hari igihe izi nzozi zishobora kugutera kwibaza, ukibaza uti mbese ndimo ndajya hehe? Ukongera ukabaza ninde uyobora urugendo rwanjye? Ese ndimo ndagenda mu buryo bwiza, ndimo ndagenda mu buryo bw'umubano n'Imana, cyangwa se ndimo ndasubira inyuma? Rero Imana ahangaha ishobora gukoresha izi nzozi mu buryo butandukanye kugira ngo umuntu yisuzume, arebe aho ahagaze. Aha rero nubona izi nzozi nk'uko twagiye tubibona, ikibanze ugomba kureba ni ukwisuzuma no kureba no kumenya uburyo wari uhagaze. Nk'izo detaye twagiye tubona, fata umwanya rero wongere usenge, umenye icyo Imana
irimo ikubwira muri uwo mwanya. Esanseri ishobora kumanuka, ishobora kuzamuka, rero bishobora kwerekana ubuzima niba bumanuka, niba buzamuka, ishobora guhagarara niba bwarahagamye. Ongera gushyira ibyiringiro byawe ku Mana kugira ngo Imana ikomeze iyobora urugendo rw'ubuzima bwawe. Nongereyo kugushimira wowe wadukurikiye muri izi nzozi, nk'uko wabyiye ubyumva wenda bigendanye n'inzozi warose. Niba wenda hari ikindi kibazo utavuzemo hano kuko ni umwanya mutoya, wanyandikira muri komenti, kandi nawe wenda ushobora kuba warafite izindi nzozi tutarasobanuraho, uzazandike muri komenti tubwire ngo ni izihe nzozi ukeneye ko tugusobanurira. Mwakoze rero mwese abakurikiye ubusobanuro bw'izi nzozi. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe nanjye Usengimana Daniel. Shalom.